Ubundi ngewe uko nabibonaga nari nzi ko nta mwana w'umukobwa wabasha nko kuba yafata kamera agafotora, gusa nasanze ari imyumvire mikeya nk'ababyeyi bibwira yuko igitsina gore wenda iyo atari imirimo yabo, bakaba bavuga ati wenda kereka yo ari nk'umuhungu niwe wakagombye kujya kubyiga. Baribeshya cyane, ahubwo nabashishikariza kuba bareka abakobwa nabo bagakora uyu murimo wo gufotora. Nize amezi 3 nibwo natangiye kuba nabona amahirwe yo kuba nahabwa ikiraka cyo kuba nakora filime. Amafaranga nangira kuyafataho. Ubu ngubu aho navuye mu bintu wenda byo gucuruza avoka ni n'amahirwe nahawe, nkabasha kuba nayakoresha neza, nta n'ahantu binahuriye. Ubu ngubu nkaba nakorera umuntu filime akanyishyura nk'ibihumbi 150. urumva ko ngeze ku rwego rushimishije. Icyo nababwira nanasoza, IBTC ni ishuri ishobora kwigisha n'amezi 6 birashoboka, kandi ukaba wahakura ubumenyi bufite ireme. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com, cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Hello, nitwa Mukashumbusho Marita, nkaba ndi umunyeshuri wo muri IBTC. Ubundi nataraza kuyiga nacuruzaga nk'avoka, inanasi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma nibwo haje umushinga, nanjye nza muri abo bana b'abanyamahirwe mbambonye ko najya mu ishuri rya IBTC. Nkihagera abarimu uretse ko n'ubundi ariko kazi kabo byabanje gusa nk'ibibagora, kubera ko ni nk'aho aribwo bwa mbere nari nkoze kuri mashini, gusa baramfashije ndayimenya. Ubu ngubu rwose nanjye nayigisha umuntu. Bigisha amasomo menshi, bo muyo babashije kunyigisha harimo kamera, hakabamo Photoshop, hakabamo n'icyo bita Adobe Premiere Pro. Ubundi ngewe uko nabibonaga nari nzi ko nta mwana w'umukobwa wabasha nko kuba yafata kamera agafotora, gusa nasanze ari imyumvire mikeya nk'ababyeyi bibwira yuko igitsina gore wenda iyo atari imirimo yabo, bakaba bavuga ati wenda kereka yo ari nk'umuhungu niwe wakagombye kujya kubyiga. Baribeshya cyane, ahubwo nabashishikariza kuba bareka abakobwa nabo bagakora uyu murimo wo gufotora. Nize amezi 3, gusa mu kwezi kwa mbere nibwo natangiye kuba natangira gukora ku mafaranga. Mu bintu bya social media biradutse, nabashaga kuba icyo nize nagipostinga, abantu bagenda bamenya. Akenshi banzi kuri Gato Keza, ushyize kuri TikTok wansangaho, kuri YouTube
ubwo ngubwo nagendaga nyipostinga abantu benshi nyine bagenda bereka abandi nibwo natangiye kuba nabona amahirwe yo kuba nahabwa ikiraka cyo kuba nakora filime, amafaranga ntangira kuyafataho. Ubu ngubu aho navuye mu bintu wenda byo gucuruza avoka ni n'amahirwe nahawe nkabasha kuba nayakoresha neza, nta n'ahantu binahuriye kubera ko ubu ngubu nimba wenda tuvuge naragiraga avoka nkazicuruza inanasi nkabona nka 25, ubu ngubu nkaba nakorera umuntu filime akanyishyura nk'ibihumbi 150. urumva ko ngeze ku rwego rushimishije. Icyo nababwira nanasoza, IBTC ni ishuri ishobora kwigisha n'amezi 3 birashoboka, kandi ukaba wahakura ubumenyi bufite ireme, kandi mu mezi 3 rwose. IBTC ni ishuri ryiza, abarimu baho bo nta kintu nabanengaho. Nangira nabibabwiye yuko gukoresha laptop nta kintu nari mbiziho, gusa ubu ngubu nababwiye ko ndi mete, ahubwo mugiye muzana abana banyu mbigisha. Dusoza, ikiri navuga kuri IBTC, umuyobozi wabo nawe araza akaba yatuganiriza, akaba yagira icyo atubaza mu byo tugezeho, nawe agerageza kudukurikirana. Ubusanzwe ubundi ndi nk'umutenisi comedy, sinzi nimba hari akantu nababwira kigeze kumbaho. Hari ibintu bya baloni byadutse, nanjye nagiye muri uriya mukino. Nyinjira bitewe n'ubugufi bwanjye, nakekaga yuko bari wite baturitsa baloni. Nari nambaye umupira wa pinki, hari umupira wa pinki nkunda kwambara, nyine nkaza meze ukundi kuntu. Rero bose wo kugira ngo baturitse baloni zabo, bose baje babyigana, baje kunuritsa. Nari nshidutse ari ngewe bajombye inshinge, abantu bagufi twaragowe. Gusa nyine hari akaririmbo nyine gakunda kumfasha ka Israel Mbonyi, niba nkugiriye umugisha unyibuke, iri ni isengesho umereye umutima, niba nkugiye umugisha, yewe mukiza tugumane. Murakoze. Yari Mukazi. Ese basore bawe babona akazi bakirangiza, umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza. Ngaya murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga, murumuna we wiyigiye umwuga, ubu no mukire ni utunze imiryango. ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788545302 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye, ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni, ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma subwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora. Suko kandi ubundi nakubwiye nibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha.
IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.